kiremo we yimweme banzi imunomfesha udushyiramo gake wongera uyisohora hanyuma none urongora umugore wamucumita umunyazi hanyuma none umurongore neza arangize yego ikindi nabwira ko bagabo mutazi kurongora abagore banyu ngo murangize burya umugore kugira ngo arangize bisaba kuba bamuteguye neza nkuko nabivuze haruguru ariko kandi ikindi burya uburyohe nkuko navuze ko uburyohe bw'umugabo ku mboro nyine cyamugiye mu kimibonano mpuzabitsina burya umutwe w'imboro niwo wumva uburyohe so nkuko navuze ko umutwe w'imboro ari wo wumva uburyohe rero n'igihe cy'imibonano mpuzabitsina burya umugore rugongo niyo yumva uburyohe niyo mpamvu ubwiye ngo ushobora gusakinga umugore wawe cyangwa se ushobora kumutera finga bikarangira arangije utarakora imibonano mpuzabitsina so noneho wowe mugabo rero niba uri kurongora umucumita wowe burya abagabo babasha kwikontorora akenshi ngiye niko mbizi ko abagabo babasha kwikontorora niba ugiye cyo kurangiza uba wumva kigiye kugera gerageza ufate imboro ujye urongora uyegeje kuri rugongo hari uburyo urongora imboro iri ahagana hasi nyine ugomba kurongora winjiza ariko hari n'uburyo wigira haruguru imboro ku buryo ujya ucumita ikora kuri rugongo y'ikirigita kayikirigita umugore agashaka kurangiza ariko kandi niba ibyo bitanakunda fata imboro yawe ufata umutwe wayo ushyire kuri rugongo ugire gutya simubwiye ngo kubeje utazaca umugore wawe bisebe ko abo Nadia yaranshutse no fata imboro yawe umutwe wayo ukube kuri rugongo y'umugore wawe ewana uyikozeho natarangiza uzambwire muri comment so rero ndakeka byari byo ndakeka mwize ndakeka mwafashe narukunda nubwo ari ugukeka ndabyizera ko mwabanye natwe mwakora iki kiganiro kiryoshye mwakoze kubana nanjye ndavuga mukore subscribe mukore share n'ibisanzwe ni Nadia wanyu musanzwe mumenyereye ciao hanyuma nyine turabashimira kandi turabakunda turanabakunda murakoze hari n'abantu ku bantu ngo bakeneye nimero sorry ku bantu bakeneye nimero mushaka kutubona ukavuga uyu muntu namukunze abafana mungurikira murabizi so njyewe wakandika inbox cyangwa se ukandika muri comment wanditse muri comment nabasha